nta kindi kintu mfite cyo kuvuga aka kanya usibye kuvuga ko mu ishyamba rimwe ryari ryiza hari hatuyemo ikimonyo gito. Icyo kimonyo cyari gituranyemo n'umuryango wacyo. Kuva kera cyane rero cyari kizwiho kugira ubwenge, gukorana umwete no guhora kiri imbere y'ibindi byose. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, hari ikintu cyatangiye guhinduka mu mutima w'icyo kimonyo. Igihe cyabonaga imisambi irimo kubyina yerekana ubwiza bwayo, cyaribwiraga kiti yo, mbega umusambi mwiza! Ese buriya izindi nyamaswa nizo wishimira kubera ukuntu ari mwiza? Kuki jyewe ntabaye nkawo? Iyo cyabonaga ikinyugunyugu kiguruka mu kirere gifite umudendezo n'ubwisanzure mu muyaga, cyagiraga ishyari maze kikavuga kiti disi we, iyo nza kugira amababa ubu nanjye mba nguruka. Cyabona utundi tunyamaswa two mu giti tugendagenda dusimbuka tuva ku giti kimwe tujya ku kindi, kikagira ishyari maze kigashenguka kurushaho. Ubwo buhoro buhoro umutima wacyo waje kuzura agahinda n'ishyari, n'icyari kigishishikajwe no gukora akazi kacyo. Ikimonyo cyahoze gikusanya ibiryo mbere y'ibindi byose, kikabirusha kikabitunga, kiza kurangara kirashengurwa, kimererwa nabi kubera jaluzi. Ibindi bimonyo bikibonye birakibaza biti ariko kugaragara nk'ubabaye muri iyi minsi. Gusa cyo gisekamo buhoro buhoro maze kitsamo kiti aha. Umunsi umwe ishyamba biza guhura n'umuyaga ukomeye, imvura igwa ari nyinshi. Bya biti byari bigize ishyamba biza gutwarwa n'umwuzure, ibyinshi muri byo birasatagurika birangirika, maze za nyamaswa zihura n'ibyago by'uruva gusenya. Cya kinyugunyugu cyagurukaga, amababa yacyo yaranyagiwe maze araremera ku buryo kitashoboraga kuguruka. Nuko twa tunyamaswa two mu giti twaje kubura aho tugendera kubera ko ibiti byari byaguye maze tugwa mu mazi. Nuko na wa musambi warataga ya mababa uzunguza hirya no hino waje kunyagirwa cyane, ya mababa ntiyari agishoboye kunyeganyega. Ishyamba ryose rijya mu kajagari. Ariko icyari gitangaje ni uko munsi y'ubutaka aho bya bimonyo byari byubatse inzu yabyo hari hatekanye, kubera ko icyo kimonyo cyagiraga jaluzi cyari cyaragize ubwenge bwo gucukura metero 5 z'ubujyakuzimu aho wa mwuzure utabashije kugera. Nuko ikimonyo kibonye akababaro n'agahinda biri kuba ku zindi nyamaswa, maze gishenguka umutima cyumva kigize impuhwe. Nibwo kibwiye kiti nataye igihe kinini ngirira bagenzi banjye ishyari, ariko uyu munsi nibo bari mu kaga. Ese hari icyo nakora ngo mbafashe? Muri ako kanya gifata umwanzuro nk'uko cyari kinyabwenge, gihamagara ibindi bimonyo byose kiravuga kiti tugomba kujya gufasha inyamaswa ngenzi zacu, twese hamwe dushobora kuzikiza ibyago. Nuko ibimonyo amagana n'amagana bisohoka mu mwobo bigendera ku murongo umwe, maze bimwe biterura ikinyugunyugu bikijyana ahantu humye, ibindi biterura za nyamaswa zo mu giti zabashije kurokoka, maze zibasha kuzisasira amababi ziruhukiraho. Nuko ibindi bifasha ya nyamaswa yitwa umusambi gukuraho amababa. Inyamaswa zose zabonye icyo gikorwa ziratangara, nuko ziribaza ziti ni gute uturemwa duto nk'utu dushobora kugira imitima minini gutya? Umuyaga umaze guhitana ya mvura, izuba rirarasa, maze ikinyugunyugu ndetse n'umusambi biza gushimira ikimonyo. Umusambi uravuga uti sinigeze mbona ubwiza buruta ubwawe. Akanyamasyo n'izindi nyamaswa ntago byari bikiriho, gusa haje kurokoka akanyamaswa kamwe ko mu giti, maze karavuga kati uyu munsi nyuze ko imbaraga nyazo zitari mu kwigaragaza, ahubwo ziri mu gufasha abandi.
nuko ikinyugunyugu gisekera akamonyo maze kiravuga kiti ntabwo uguruka sha, nta n'amababa meza ufite, ariko wadukijije twese. Ibyo bituma uba uw'ingenzi kurusha twese. Hahahaha. Bwari ubwa mbere mu buzima bwacyo ikimonyo gito cyiyumvise neza kandi kigira ishema ry'uko kiri. Cyabonye ko gifite agaciro karuta cyane uko cyabwibwiraga. Kuva uwo munsi cyaretse kwigereranya n'izindi nyamaswa, gisobanukirwa ko buri kiremwa gifite impamvu yihariye cyaremwe. Rero bantu banjye, ufite amatwi yo kumva niyumve nk'uko Yesu yajyaga akunda kubivuga, umwana w'Imana. Iyo tumenye impano n'imbaraga zacu tukazikoresha mu gufasha abandi, nibwo tuba b'ingenzi koko. Ishyari rituma tutabona ibyiza biri muri twe. Tumara iminsi twifuza ibyo abandi bafite, tukibagirwa impano zihishe muri twe. Ariko ubukuru nyabwo ntiburi mu bwiza, ndababwiza ukuri, ntiburi mu myenda twambara. Mwumvise ibyabaye ku musambi warataga amababa, nta nubwo buri mu mbaraga z'umubiri, ahubwo buri mu bugwaneza, mu gufasha abandi no kugira umutima wo gukoresha ibyo dufite mu kugirira abandi akamaro. Kuba muto rero si intege nke. Nimba uri mugufi nawe wumve ko wahanura imvura ukoresheje ubwenge bwawe n'umutima mwiza no kutagira ishyari. Umutima munini rero ushobora gutuma utuntu duto cyane tukugira uw'ingenzi kurusha ibindi byose. Wakoze gukurikirana, kora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo inkuru nyinshi nk'izi z'ingenzi zijye zihora zikugereraho ku gihe. Wakoze, naho ubutaha mu nkuru itaha. Ese waba utazi byinshi ariko ushaka kumenya byinshi? Kanda ahanditse subscribe n'akazogera kugira ngo ubashe kumenya inkuru nyinshi kandi z'ingenzi.